murakaza neza kwitoza TV Rwanda, umuyoboro ubagezaho amakuru yizewe kandi abari kuvugwa hirya no hino ku isi kandi ku gihe. Niba ari ubwa mbere ugeze hano kanda subscribe na kandi akazogera kugira ngo ujye uba uwa mbere mu kubona amakuru yacu. Ni inkuru ibabaje yongeye gutungura abaturage bo mu karere ka Muhanga. Umuyobozi w'ikigo cy'amashuri wa GS Sholi Muhirwa Paulin yitabye Imana nyuma yo kumara iminsi mikeya cyane arwariye ku bitaro bya Kabgayi, aho yajyanwe arembye cyane nyuma yo gukubitwa ikintu gikomeye mu mutwe n'abagizi ba nabi. Urupfu rwe rwemejwe mu gitondo cyo kuri uyu wa kane tariki ya 9 Nyakanga 2026. Amakuru atangwa n'abari hafi yavuga ko ubwo yajyanwaga kwa muganga yari ameze nabi cyane, yari ari muri koma kandi atagishobora kuvuga. Umwe mu batangabuhamya yavuze ko abaganga basanze ubwonko bwe bwari bwarangiritse cyane bikomeye mu buryo hakoreshwa operasiyo imeze ite amahirwe yo kurokoka yaba ari make cyane. Ni inkuru y'agahinda rwose, ni inkuru y'akababaro, ntango biba byoroshye. Aya makuba yabaye ku mugoroba kuri uyu wa gatandatu ushize ahagana saa 2 z'ijoro, niba mubyibuka neza, ubwo Muhirwa Paulin yari ageze hafi y'urugo rwe harimo gutaha ruherereye mu mudugudu wa Binunga, akagari ka Makera mu murenge wa Cyeza. Abagizi ba nabi bamuteze mu nzira arimo gutaha, bamukubita ikintu gikomeye mu mutwe mbere yo kumusiga hasi, bazi ko yamaze kwitaba Imana. Mu rukerera umugore we yagiye kumushaka. Umugore we niwe wamusanze aho yari aryamye amerewe nabi aho mu nzira, ahita atabaza kugira ngo ajyanwe kwa muganga. Abamurwaje rero bavuga ko abaganga basanze igufa ry'umutwe ryari ryaracitsemo kabiri ndetse n'ubwonko bwari bwaramaze kwangirika cyane. Uretse kumukomeretsa bikomeye, aba bagizi ba nabi banamutwaye ibintu bitandukanye birimo telefoni, amafaranga, igikapu kirimo imashini ya mudasobwa n'ibyo yari amaze guhahira urugo. Ibi byerekana ko bishoboka ko ubu bwicanyi bwari bugamije ubujura, n'ubwo iperereza rya polisi rikomeje kugira ngo hamenyekane ukuri kose. Mu makuru yamaze kujya hanze ndetse yatanzwe n'inzego z'umutekano, umuvugizi wa polisi mu ntara y'Amajyepfo CP Hassan Kamanzi yavuze ko abantu 4 bakekwaho kugira uruhare muri iki gikorwa bamaze gutabwa muri yombi, bakaba bafungiye kuri sitasiyo ya polisi ya Nyamabuye mu gihe iperereza n'ubundi rigikomeje. Abaturage bavuga ko urupfu rwa Muhirwa Paulin rubabaje cyane kandi ruteye n'agahinda, kuko yarazwi cyane nk'umuyobozi wiyeguriye umurimo ndetse no guteza imbere uburezi no gufasha abanyeshuri muri rusange. Nyakwigendera asize umugore n'abana 3, yavukaga mu karere ka Rusizi, nubwo amakuru atangwa n'abamuzi avuga ko umuryango mugari we utuye mu karere ka Rubavu. Urupfu rwe rwateye agahinda ndetse n'akababaro gakomeye cyane. Mu gihe iperereza rigikomeje, benshi barasaba ko aba babigizemo uruhare bagezwa imbere y'ubutabera kugira ngo amategeko akurikizwe kandi ubutabera buboneke vuba na bwangu. Natwe twihanganishije umuryango wa nyakwigendera Muhirwa Paulin, inshuti ze, abo bakoranaga ndetse n'abanyeshuri bigishaga cyangwa se bayoboraga. Murakoze cyane gukurikira Itohoza TV Rwanda. Niba iyi nkuru uyibonye ari ubwa mbere, kanda subscribe kandi like, usangize abandi iyi video ndetse wandike igitekerezo cyawe mu mwanya wagenewe ibitekerezo. Komeza ukurikire Itohoza TV Rwanda, makuru yizewe kandi abari kuvugwa hirya no hino ku isi, by'umwihariko mu Rwanda.